Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda, nje muri aka kanya kugira ngo tuganire ku kibazo abantu benshi bibaza, yewe hari n'abagifata nk'igisanzwe ariko abenshi kirababangamira. Ni ikibazo kijyanye n'imisonga mu kuguru. Baratwandikiye batubaza bati ese imisonga ni iki, iterwa n'iki, ese ni ryari umuntu akwiye kujya kwa muganga cyangwa se kureba umuphysiotherapist. Reka rero tubiganireho mu buryo burambuye. Gusa niba ari ubwa mbere dukurikiye, kanda like ukande na subscribe ubundi ufungure n'inzogera, kuko ibyo ngibyo nibyo bizajya bituma buri video yacu yose dukoze ihita ikugeraho bityo ikabasha kugufasha. Mu byo ndi buvuge byose, icyo utari busobanukirwa cyandike muri comment ndagusubiza. Niba hari n'ikindi wifuza ko nazagarukaho muri video itaha, nacyo cyandike muri comment kugira ngo nkibone nzabashe kukigusobanurira mu yindi video itaha. Reka dutangire turebere hamwe rero kuki imisonga iza mu kuguru. Nicyo kibazo abantu bibaza. Burya imisonga mu kuguru ni ububabare buza butunguranye bugafata imikaya cyangwa se inyama zo ku mubiri, cyane cyane ku itako ry'inyuma y'akaguru, cyane ndetse no ku gice cyo hasi aho bita ku mpfundiko cyangwa se mu kirenge. Kenshi rero iyi misonga iza nijoro umuntu asinziriye, cyangwa se ikaza nyuma yo gukora imyitozo cyangwa se gukora imirimo runaka, cyangwa se wenda kuba yaramaze umwanya munini yicaye. Iyo rero iyi misonga ije, umuntu yumva imikaya ye isa n'ikomeye cyane, akumva inyama z'umubiri zirafatanye, by'umwihariko rimwe na rimwe ntanashobore guhaguruka ku kanya. Impamvu ya mbere rero ikunze gutera imisonga, abahanga bavuga ko ari umunaniro w'imikaya. Burya ngo iyo wakoze urugendo rurerure, wirutse cyangwa se wabyinnye igihe kinini, cyangwa ukaba wakoze akazi kagusaba guhagarara amasaha menshi, imikaya yawe irananirwa yo ku gice cy'amaguru. Bityo rero iyo mikaya inanijwe iba ifite ibyago byinshi byo gufatwa n'imisonga. Indi mpamvu ikomeye ni ukubura amazi mu mubiri, cyangwa se icyo bita dehydration mu rurimi rw'icyongereza. Burya umubiri wacu ugizwe n'amazi ku kigero kinini cyane, ni nayo mpamvu iyo utanyweye amazi ahagije, cyane cyane mu gihe cy'izuba cyangwa nyuma yo kubira ibyuya byinshi, imikaya irushaho kugira ikibazo cyo kwikurura, bityo ugasanga n'uburyo bwo kwirekura neza harimo ikibazo, bikaba byagutera imisonga. Hari n'ikindi kibazo bavuga yuko gitera iyi misonga, ni ikibazo cyo kubura intungamubiri zimwe na zimwe mu mubiri, cyane cyane imyunyungugu irimo potassium, magnesium na calcium. Ni ukuvuga ngo izi ntungamubiri ubusanzwe zigira uruhare runini cyane mu mikorere myiza y'imikaya. Niyo mpamvu iyo ziri hasi mu mubiri, imikaya ishobora kwikurura mu buryo butagenzuwe neza, bikaba byatera imisonga. Abagore batwite nabo bakunze guhura n'ikibazo cy'imisonga, cyane cyane abari mu mezi ya nyuma y'inda. Ibi ngibi bishobora guterwa n'impinduka mu misemburo, uburemere bwiyongera bugashyira igitutu ku mikaya ndetse n'imitsi, ntibagiwe no guhinduka kw'imigendekere y'amaraso. Indi mpamvu ishobora gutera imisonga ni imiterere y'imitsi ndetse n'amaraso. Burya iyo amaraso atagera neza mu maguru, nko ku bantu bafite ibibazo by'imiyoboro y'amaraso, imikaya ishobora kubura umwuka mwiza wa oxygeni, bigatuma ifatwa n'imisonga. Hari n'indwara zimwe na zimwe zifitanye isano n'imisonga, zirimo nka diyabete, indwara z'impyiko, cyangwa ibibazo by'imyakura, cyangwa se icyo nakwita nervous problems. Izi ndwara zo zishobora kugira ingaruka ku mikorere y'imitsi n'imikaya, bikaba byatuma imisonga iba kenshi kandi ikababaza cyane. Abantu nanone bafata imiti imwe n'imwe nabo bashobora guhura n'imisonga. Burya hari imiti igabanya amazi mu mubiri, ikaba ishobora gutuma habaho kugabanuka kwa potassium ndetse n'izindi ntungamubiri, bikaba byakongera ibyago byo kuba umuntu yafatwa n'imisonga. Ubu noneho reka tuvuge ku buryo imisonga iba imeze. Kenshi imisonga izitunguranye igafata akanya gato ariko ikakubabaza cyane. Umuntu ashobora kumva imikaya isa nk'ikomeye nk'ibuye, cyangwa se yiyegeranyije cyane ikakaye. Hari n'igihe kandi habaho kubyimba gake cyangwa kubabara na nyuma y'uko imisonga ishize. Iyo rero imisonga iza rimwe na rimwe, cyane cyane nyuma y'umunaniro, akenshi ntiba ari ikibazo gikomeye. Ariko iyo ikunda kuza kenshi, ikabaho nta mpamvu n'imwe igaragara yayiteye, cyangwa se igaherekezwa n'ibindi bimenyetso nko kubyimba gukabije,
guhinduka kw'ibara ry'uruhu cyangwa se kubura imbaraga mu kuguru, ni byiza kwihutira kugisha inama muganga bityo akabasha kugusuzuma akagufasha. None se uribaza uti ni iki nakora mu gihe imisonga ije? Ikintu cya mbere rero ushobora kuba wakora mu gihe imisonga ije ni ukurambura buhoro buhoro wa mukaya wafashwe cyangwa se ya nyama y'umubiri uri kumvamo imisonga. Burya niba ari inyama zo hepfo y'ivi wenda tuvuge cyangwa se hariya ku impfundiko nk'uko abenshi bahita, ushobora kurambura akaguru usa n'ukurura ikirenge werekeza ku mubiri wawe buhoro buhoro. Ibi ngibi bifasha imikaya yawe kwirekura ndetse ikabasha kuba yarambuka neza. Ikindi kintu ushobora gukora ni ugukanda buhoro buhoro aho imisonga yafashe, nabyo burya birafasha cyane. Ikindi ushobora kwitaho ni ugukoresha amazi ashyushye cyangwa igitambaro gishyushye kugira ngo woroshye imikaya, ariko ukagerageza kureba ko ubwo bushyuhe butari bugutwike. Hari n'igihe kandi no gukoresha amazi akonje nabyo bifasha cyane bitewe n'uko umuntu abyumva. Mu rwego rwo kwirinda imisonga rero ni ingenzi kunywa amazi ahagije buri munsi, ntugategereze kugera aho wumva inyota ikabije. By'umwihariko niba ukora imyitozo cyangwa akazi kagusaba imbaraga nyinshi, ongera amazi unywa kuko umubiri watakaje amazi menshi. Mu buryo bukorohera kandi ushobora guhita unabyumva neza, ni ukuvuga ngo niba wakoresheje umubiri ukaba wagerageza kuzana icyuya na gatoya, tayari amazi abatakara ari ku rwego rwo hejuru. Bisaba rero gukomeza kuba wagenda unywa amazi kugira ngo wa mubiri wawe utaza gukamuka cyane cyangwa se ukumagara. Ikindi kintu inzobere zivuga umuntu ashobora guhita akora burya ni ukurya indyo yuzuye, nabyo ni ingenzi cyane. Burya kurya imboga n'imbuto bikungahaye cyane kuri iyi myunyungugu twabonye irimo potassium na magnesium, nko kunywa amata ndetse cyangwa se kurya ibirimo calcium. Ibi byose bifasha kugira intungamubiri zihagije zifasha imikaya yawe kuba yakora neza, bityo ya misonga ntube wayumvamo. Gukora imyitozo yo kurambura imikaya mbere na nyuma y'imyitozo ngororamubiri cyangwa se nyuma y'akazi umaze gukora nabyo ni ingenzi cyane. Abantu benshi bakunze gusimbuka iki cyiciro, ugasanga ntabwo bajya bagerageza kurambura amaguru, ntibagerageza kurambura amaboko, ugasanga nyine abantu badakora iyo myitozo. Ikindi cyiciro cy'ingenzi rero mu kurinda imikaya kwangirika gutyo ndetse no gufatwa n'imisonga, niyo mpamvu uba ukwiriye gufata umwanya ukarambura amaguru yawe, ukajya uhina ukongera ukarambura, ugahina ukongera ukarambura, haba ku gice cy'ikirenge ndetse no mu mavi, kugira ngo amaraso abashe gutembera neza ndetse n'iyi mikaya ibashe kwihina ndetse yongere irambuke mu buryo bwiza, bityo cya kibazo cy'imisonga kibashe kuba cyakurwaho. Ikindi kintu nanone ushobora kuba wakwitaho cyane, burya niba ukunda kugira imisonga mu gihe cy'ijoro, gerageza kurambura amaguru mbere yo kuryama. Ushobora no kugenzura uko uryama, ukirinda kurambura cyane ibirenge werekeza hasi igihe uryamye, kuko nabyo bishobora gutera imisonga. Icyo bisobanuye ni iki? Amaraso aragenda kongera kugaruka bikanga, ugasanga hari imikaya imwe n'imwe ibuze oxygen, ugashiduka byamaze kwifata. Niyo mpamvu bisaba ko rero ikirenge ugenda usa n'ugihinamo hariya hasi ahagana ku gatsinsino, ukongera ukarambura ugahinamo, icyo gihe biragufasha cyane. Ikindi kintu nanone burya ku bantu bafite indwara zidakira nka diyabete, nabyo biba ari ingenzi gukurikiza inama za muganga ndetse no kugenzura neza uburwayi bwabo, kuko kugenzura neza indwara bigabanya n'ibibazo by'imisonga. Nk'uko rero tubibona, imisonga ntabwo ari ikibazo cyoroheje kuba yifite, ariko kenshi ishobora kwirindwa no kuvurwa mu buryo bworoshye. Icy'ingenzi ni ukumenya impamvu yitera ndetse no gufata ingamba hakiri kare, ukaba wagana umuganga, yaba umudogiteri ugusuzuma cyangwa se umufiziyoterapisite cyangwa se undi muganga uwo ari we wese wabona, akaba yagufasha akakugira inama akakwereka icyo wakora. Reka nkubwire ko rero Physio Rwanda duhora twiteguye kubafasha niba ufite ikibazo cy'imisonga ikunda kugaruka, ukaba ufite ububabare bwo mu maguru cyangwa se ibindi bibazo by'imikaya ndetse n'ingingo, ushobora kwandika ikibazo cyawe muri komenti, bityo tukazakigusobanurira, kuko hari igihe ufite ikibazo cy'imisonga ariko wibaza uti ibi bintu ko ntabisobanukiwe bimeze bite, tugufasha kubigusobanurira ukabyumva neza, bityo ukaba wabasha guhita
ugana umuganga akagusuzuma bikabasha kukorohera ugakira hakiri kare, kuko nk'uko tubivuga ndetse tuzakomeza kubivuga, birababaza kuba wagira uburwayi udasobanukiwe ugasanga bubashije kurenga igihe mu by'ukuri utarabimenye kare ngo wivuze. Ariko iyo tugusobanuriye ubasha kwivumburamo byinshi bitandukanye utaruzi, ukaba ushobora kuboneraho ugafata icyemezo ukajya kwivuza, ari nayo nzira ya mbere yo kuba wakira vuba. Wakoze cyane rero kuba wankurikiye kugera kuri uyu musozo w'iyi video. Niba hari icyo wungukiye muri iyi video, sangiza undi muntu wese uzugira ikibazo cy'imisonga. Ikindi kandi ukomeze ukurikire Physio Rwanda kugira ngo ukomeze ubone ibiganiro bijyanye n'ubuzima byibanda ku buryo cy'umubiri ukora, cyangwa se icyo bita physiotherapy cyangwa se ubugororangingo mu rurimi rw'ikinyarwanda.